Karibu cyane mu kiganiro cy'uyu munsi. Nizere ko umeze neza kandi uri kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo tuganire. Mbere y'uko tuganira ndashaka kugira ngo mbanze nsuhuze umuntu witwa Nshimiyimana Gilbert. Yasize comment yasaba yuko namusuhuza kandi ndakwifuriza ibihe byiza cyane aho uherereye kandi ngushimira cyane kuba tubana 5 kuri 5. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbahereze fact eshanu utaruzi ku bakobwa. Izi fact eshanu ni ibintu bibaranga igihe bari mu rukundo. Nizere yuko uraza gufashwa cyane kuba wamenya ugasobanukirwa uburyo tumera iyo twabakunze. Umukobwa akunda umusore umutega amatwi kandi agaha agaciro feelings ze. Niba ushaka kugira ngo ufatishe 100%, umukobwa muri make yagukunde by'ukuri nuko paying attention cyane, guha agaciro igihe arimo arakuganiriza, kumutega amatwi. Ikindi ugaha agaciro amarangamutima ye, kuko niba hari ikintu gituma umukobwa azinukwa cyangwa akuvaho burundu, ni igihe abona yuko udahaye agaciro amarangamutima ye mu buryo yakwigaragarizaho, mu buryo yagukunze. So iyo utabihaye agaciro ntabwo aguma aho ngaho. So niba ushaka ayo mabanga rero yatuma muri makeya ugumana n'umukobwa, making sure yuko umutega amatwi kandi uhe agaciro amarangamutima ye cyangwa se feelings ze. Ikindi ahangaha, abasore benshi batekereza yuko umukobwa aza ku musore bitewe maybe n'icyo yaba afite, ariko ni ikintu abantu benshi cyane bibeshyaho. Umukobwa akenshi akuzaho kuko afite urukundo nyakuri 100%, atitaye ku byo abantu benshi batekereza yuko amafaranga cyangwa se ubutunzi runaka. Ariko umukobwa nyakuri ufite gushaka kugukunda by'ukuri bitarimo ibindi bintu, yibanda cyane ku rukundo ko rumurimo 100% kandi akabona yuko nawe rukurimo. Ikindi bakunda kwegera ku muntu ubona yuko abitayeho, waba umwitaho mu buryo bwatuma yumva yuko atari wenyine. So kuba yitaweho ni ikintu kimwe gishobora gutuma umukobwa aguha urukundo rwe 100%. Ikindi bagakunda umuntu ubaha respect ni ikintu nacyo naguhamiriza yuko iyo umukobwa yagukunze 100%, nibyo yibandaho cyane, tuvanyeho ibyo abantu batekereza yuko yankunze kubera ko mfite amafaranga, mfite imodoka ntoya runaka. Ariko umukobwa nyakuri, si bose bagukunda kubera yuko ufite amafaranga, ahubwo abenshi baza kubera yuko waberetse urukundo, waberetse yuko ubitayeho. Ikindi ukabereka yuko ubaha cyangwa se respectinga uburyo babayeho. Ikindi ahangaha, si abakobwa bose muri makeya bakwandikira mbere wahita wumva yuko ari nk'ibyomanzi cyangwa se ari abantu bataye umuco. So umukobwa muri makeya ukwandikira, si uko ari icyomanzi cyangwa se yataye umutwe. Sometime hari igihe umuntu ajya mu rukundo akabona arakwandikira, aguhamagaye kenshi gashoboka. So kuri wo kumva yuko ari ikirara, ariko nakubwira yuko uwo mukobwa ari marayika murinzi uri mu buzima bwawe. Kuba kwandikira, kuba kuvugisha, kuba guha umwanya we, kuba muri make abana nawe 5 kuri 5, si uko ari icyomanzi, ahubwo nuko afite urukundo nyakuri. So pay attention cyane, kuko akenshi hari igihe wirukira umuntu kibagirwa uwo usize inyuma nawe uri kukwirukankaho wagushaka. So pay attention ku muntu ubona yuko aguha umwanya, ubona ko akuhangayikira, ubona yuko atagutesha umutwe. Si uko hari ikindi akeneye, nuko gusa afite rwa rukundo nyakuri mu buzima bwe. Ikindi ahangaha nuko iyo umukobwa muri makeya yagukunze by'ukuri, yibuka kandi akita ku bihe byiza cyangwa se bibi ushobora kuba unyuramo. Iki nacyo ni ikindi kimenyetso simusiga kikwereka yuko umukobwa muri makeya ari muzima, nuko yibuka kandi akita cyane ku bintu bishobora kuba byazana umunezero cyangwa se
byagushimisha mu buzima bwawe umunsi ku wundi. So iki nacyo rero ni ikintu cyiza cyane cyo navuga yuko watekerezaho mu gihe urimo urarambagiza cyangwa se urimo urareba umukobwa muzima. Ikintu ahangaha cya nyuma ni uko iyo umukobwa yagukunze by'ukuri atangira ikiganiro cyangwa se ubona yuko afite morale itandukanye n'iz'abandi, so ahangaha ubona yuko atangiza ikiganiro akakwandikira cyangwa se akaguhamagara. Ikindi ugasanga yuko niba muri kumwe uyu mukobwa uzasanga kwitegereza cyane mu maso, ukabona yuko afite amasonisoni, ukabona yuko ijwi rye rigenda rihinduka kenshi gashoboka. So ibi ni ibimenyetso simusiga bikwereka yuko akenshi umukobwa muri make yakwishimiye kandi yagukunze. Ikindi ukabona yuko ashaka kugira ngo kenshi gashoboka abe ari iruhande rwawe. So ibyo ni ibimenyetso simusiga bikwereka yuko umukobwa akwishimiye. Ni ibingibi rero nari mbafitiye uyu munsi, nizera yuko hari uwo bizagufasha. Niba ufite umukobwa muri makeya uri kugaragaza ibi bintu, ntiwiteshe amahirwe kubera yuko aragukunda by'ukuri. So turi kumwe rero. Niba wishimiye video wibuke thumbs up, ikindi ukore share, ikindi ukore subscribe kuri channel yacu. Turi kumwe naho utaha. Peace.